ça sert à quoi nuvuga ko yari mubi byigisha bahari kugira ngo bagire ute kugira ngo bahinduke bamenye ko bagomba gukora ibyiza batazapfana ibyaha ubuzingo babikora batazi ko ari bibi babikora bibagije ko bazapfa iyo bakora biriya byose icyo nshatse kuvuga none umwanya ntabwo twakagombye no kuwutinda kuri ibyo kuvuga neza no kuvuga nabi c'est fini navuze umuntu ategura ubuhamya bwiwe kandi yakoroherwa nicyo gihe cyo gutegura votre vie nawe ushaka kuzavuga umuntu neza nawe ushaka kugira icyo wakoze wari hehe hari ibintu abantu bazobazwa mu miryango umugabo n'uwawe umugore n'uwawe umwana n'uwawe umubyeyi n'uwawe wakoze iki akiri kurabona ko woza kutubwira hariya ukaza utubwira ntacyo ubuha uja kuvuga ko ntacyo wakoze nawe wararangaye harimo responsabilité yawe utakoze bishobora gushika utararangaye waravuze yego waravuze ariko nimba waravuze ntiyumvigwe si hariya tuza kutubwira ayo makuru hari yavuga ko iroza uvuga ati uyu mwana naramwigishije ariko yarananiye uyu mugabo naramwigishije yarananiye ariko apfuye guceceka noneho ntiyazaba guceceka hazaba guhamyaho nyine napfa wamuvuga ngo ariko icyo novuga reka nkubwire nta muntu 100% wamuba mubi buriya ntababuze utuntu tumwe twiza two nitwo bahera bashobora kudutubura tukaba tunini ariko nta muntu ubuze n'akantu na kamwe keza tukome naho nta n'uwagira byiza byose ngo aburemo tubi tugiye rero ni ukubalansa. Hello family, amakuru mufite mumeze gute? Murakomeye? Natwe turaho tumeze neza, turakomeye, turashima Imana ikomeje kuturinda, ikomeje kubana natwe. Ikindi turabasuje cyane tubifuriza ibihe byiza. Imana ikomeze ibiteho, Imana ikomeze ibagire neza, Imana ikomeze ibiyereke, Imana ibe mu byanyu mubona Imana mu buzima bwanyu bwose. Hanyuma turabashimira cyane uburyo mukomeje kutwitaho, mutugaragariza urukundo. Urwo rukundo kabisa ntirugashire, mukomeze murutwereke, dukomeze tubane, dukomeze dusabane. Rero Imana yo mu ijuru ibampera umugisha, ndabakiriye cyane kugira ngo tubane muri uyu mwanya, muri iki kiganiro. Twese tugabane kuko ibi ni ibiganiro by'ubwenge, ni ibiganiro byigisha, ni ibiganiro bifasha imitima yacu. Rero tubane kandi nizere ko muri bugubwe neza kubw'iki kiganiro tugiye kujamo. Rero murakaza rwose. Hanyuma dufite umutumirwa wacu Musangwa wa hano, turakwakiriye cyane. Murakoze cyane ku ikaze ryanyu. Mumeze neza? Turi amahoro, turashima Imana yo mu ijuru ishimwe. Hanyuma turakwakiriye cyane ngo wiyumve wisange hano. Ni hahandi uzutanga ibiganiro by'ubwenge bigafasha abantu. Rero tunagushimira cyane uburyo ukomeje kutwitaho, uburyo ukomeje gutanga ibiganiro bifasha imitima yacu. Rero urakaza cyane. Murakoze ku ikaze ryanyu. Turabashimiye. Turaguhaye umwanya ubashe kuramutsa abakunzi bacu. Murakoze cyane. Turamukije ababakurikirana bose kuri iyi channel yanyu ya Espace Bar Official. Turabifuriza ibihe byiza byo mu Mana, kumererwa neza mu babo ndetse no mu byabo. Urakoze cyane. Hanyuma uyu munsi nifuje ko tuganira ku kintu kirasa n'ikiremereye cyane, ariko numvishe ko tugomba kukiganiraho. Ikintu kivuga ngo ese buriya buhamya abantu batanga umuntu yapfuye, buriya buhamya bamuhamya, kandi igihe kimwe ugasanga ni abantu bari bamuziho nabi, bari bazi
ibintu byiwe bibi ibikorwa byiwe yakora bibi ingeso mbi ziwe ariko twagera kuri uriya munsi ntihaboneke n'umuntu n'umwe uvuga ngo uyu muntu yari ameze gutya uyu muntu yari ameze gutya uyu muntu yari afite izi ngeso ariko abantu bose bagahita beza umuntu rero uyu munsi nifuje ko ari byo twaganiriye ese buriya buhamya abantu batanga iyo bagiye ku maziko cyangwa kuri anterema buriya hari icyo bufasha wa muntu wagiye icyo nicyo nashatse ko twoganiraho kuri uyu munsi murakoze cyane kuri iyo sije ndumva bavuze ko isa nk'iremereye ariko kandi ni isanzwe nta kidasanzwe gusa mu buzima hari ibintu bimwe abantu bafata ko ari tabu ariko ubuhamya bwacu rero tubwubaka tukiriho bwiza cyangwa bubi sepanda notre periode yo kubaho kandi usome encore vive nico gihe cyonyine cyo kubaka ubuhamya bwiza cyangwa bubi rero mu mico umuntu yamaze kwitaba Imana ariko se abantu bose bitaba Imana ibahamagaye ariko iyo ni terme abantu bakoresha bavuga ko umuntu yitabye Imana uwo ari we wese yitabye Imana ariko kuko Imana ari ibigenga nyemerera tuvuge kuri ako kantu ko kwitaba Imana buriya umuntu wese afite igihe Imana yamushiriyeho sibyo kandi atokirenga iminsi yiwe iyo igeze yitaba Imana mbese yamushiriyeho ya minsi arayitabye ariko noneho tukamenya ngo isagiye wenda icyo nicyo twari kuvugaho nubwo ari Imana yamushiriyeho noneho uwitabye wese sibyo hariho wa munsi w'urubanza umuntu wese yitabye Imana nibyo ariko hariho abazitabira gukorwa n'isoni n'abazitabira guhabwa ubugingo icyo nibaze ko dushobora kucemezanya noneho ko bimeze nari mvuze ngo umuntu iyo amaze kwitaba Imana reka tuyikoreshe niko babyita umuntu yapfuye muri etike y'ubumuntu mu mico ntabwo byemewe kuvuga nabi umuntu utakiriho ntabwo byemewe kuvuga nabi umuntu utakiriho mbese ni ukuvuga ngo woje ugiye kumuvuga nabi ni ukuvuga iki reka tugerageze kubyumvikanisha umuntu ntakiriho umuntu yapfuye tugomba kumwubaha nubwo atakiriho kandi mu kumwubaha rero ya respect tumuha ya hommage kwa kumusezera kwa nyuma si wo munsi wa reglement de compte yo kumuvuga nabi ni umunsi tugerageza tukamuvuga neza premièrement nkarimwe twumva twomuvuga neza twomuvuga nabi tahaye twumva kandi buriya uzorebe no mu buzima busanzwe iyo uvugana n'umuntu utaruhawe gusubiza urabyumva kugeraho umuntu yaba afite impamvu ituma adasubiza hari ukuba atabishaka kuko yumva ibyo uhamuvugisha bitari ngombwa buriya acecetse amweke nawe wowe udakomeye neza mu mutwe uriya umuntu yakwimye amajambo ntiwaguma kuyavuga ariko iyo umuntu ahaye avugisha umuntu nawe umusubiza ni ukuvuga ngo bashobora kwenteragisa bakavugana umwe akavuga iki undi agasubiza iki ngiki ariko noneho umuntu arahacecekera muri etike kuko urupfu ari ikintu kinasekuye imitima y'abantu kiba cyayibabaje muba mufite d'abord ikintu cyababaje la separation y'umubiri gutandukana irababaje kandi noneho mu nzira y'urupfu icyo gihe rero
sinatekereza ko hari umuntu wabona courage habe niyo bobimusaba ngo aje yari yatangira avuga umuntu nabi amaze gupfa karabwira umuntu kine kuri utariho kugira ngo yamatangira hariya ngo avuge d'abord ibyo biterwa c'est le respect devant la mort imbere y'urupfu twese ducishwa bugufi kuko natwe tuba tuzi ko ruturaririsha ese ubundi we wumvuga nabi napfuye nawe ejo uzopfa icyo gihe habayeho reglement de compte nawe bivuze ko n'abandi bakuvuga nabi none se njyewe ico nibaza kuri iriya témoignage abantu batanga nziza kandi bazi ko bari kubesha rindira aho ngaho ndaje mbagere wumva ko nshaka kuvuga nashatse kuvuga ko ikintu cya mbere harimo guhesha agaciro umuntu uba wapfuye titwumuvuga nabi cyo ni ikintu cya mbere kuko ni umuntu tutakihaye tubona nakubwiye ko n'umuntu uhawe uvugisha umuntu utamusubiza bifatwa ko ari nk'umusazi ni ukuvuga ngo umuntu ashobora gusubiza umuntu kubera ko nawe ahamusubiza ariko abafaransa bagira imigani imwe baza baca bakavuga ngo orepoint impoli par le silence ngo abantu baza basubizanya abantu basuzuguye mu guceceka umuntu aje akavuga ibigambo byinshi aho ngaho umunyabwenge kenshi aricecekera kuko iyo amushubije aba agiye kwatsa umuriro ariko iyo avuga ntacyo bamusubiza azagera akavuga ati si ubundi ko ndabana ko ndivugisha jenyine ni monologue sasa serakwa ntabwo ari dialogue nicyo gituma ntayishanje iba igihari hagati y'umuntu wapfuye n'umuntu muzima urabyumva icyo ni icya mbere hariho respect ikigira kabiri n'umuco tubihanguye kuvuga abantu batakiriho ngo tubavuge bo ari neza aho biremewe ariko ari nabi muri iyo sansi ikigira gatatu ni ukwirinda kubabaza wa muryango babandi basizwe kuko mu rupfu nuveno pour les consoler noneho ba bantu bakagombye kukubwira umuntu yagiye mu ijuru bakakuremesha nawe atarigiye kandi ajya amajambo ntacyo amaze ariko c'est juste ibintu ni morale no kugira ngo umuntu basubire bamuremonte yabaye déconnecté bakwizeze bavuge yari mwiza banarire bagire gute uvuge ati abantu bose bababayeho umuntu yari mwiza yanagiye mu ijuru gasesa n'abatizera n'abatarabikoreye bagapfa nyine kuja aho ngaho ibyo rero ni mu mico kuvuga neza abapfuye biraterwa no kubaha abapfuye cyo ni icya mbere kigira kabiri mu mico ntibyemewe ko wavuga umuntu utakiriho nabi ikigira gatatu mwaje guhumuriza abantu nusemba mwaje guhumuriza abantu kumva ko wahaguruka ukavuga umuntu nabi muje gukonsola abantu yapfuye nashaka be yari gito uko yari ameze kose ariko vous allez essayer de flatter vous allez essayer d'adoucir muragerageza mugabanye ikintu cyose cyosubira kandi kubabaza abantu urabyumva ese hariya ntibohagera ngo bavuga ati uyu muntu yari umunyamafuti none abantu nimwikosore mureka amafuti mutazopfa ubundi uriya n'ababwiriza umuntu ku kiriyo yapfuye si uburyo babahaye babwiriza usigaye wowe ukihari kukubwira ko ugomba guhitamo no gutegura urugendo rwawe ariko la manière uburyo bwo kubivuga conseillers uwo ari we wese nawe wishire muri uwo mwanya ikibazo ari wowe cyabayeho kugira ngo baze batangire basabote bakuvugire umuntu wawe nabi no kuvuga ngo babagiye kugutera tromo bugira kandi nononje si mpantinda kuri bari abantu baje sibyo kuko bo bashobora no kumuvuga ahandi wa nyirayo nyiri muntu ahatari bakaje iyo ngiyo bakamugamba bakavuga ati nubwo bavuga biri ariko bazi ukuri ko ndavuga nyiri muntu
kugira ngo agere aho abona izo kuraje zo kuvuga. Ubundi na nyiri muntu ahanini aja kuvuga, ariko si we uba ufite ijambo cyane hariya, n'abandi baravuga. Ariko deja nawe ntiyobona ya makuraje. Umuntu avuga umugabo wiwe nabi, umuntu avuga umugore wiwe nabi, nawe uri kwita hanze. Kubwo iyo umbwira ngo ni ukubera iki tudategura ubuzima bwacu ngo dufate umwanya wo kwigisha aba bantu bakiriho. Nubivuga hariya sasera kwa, nuvuga ko yari mubi, byigisha bahari kugira ngo bagire ute, kugira ngo bahinduke, bamenye ko bagomba gukora ibyiza, batazapfana ibyaha. ubuzi ngo babikora batazi ko ari bibi, babikora bibagije ko bazapfa iyo bakora biriya byose. Icyo nshatse kuvuga none, umwanya ntabwo twakagombye no kuwutinda kuri ibyo kuvuga neza no kuvuga nabi. C'est fini. Navuze umuntu ategura ubuhamya bwiwe kandi yakoroviza. Nicyo gihe cyo gutegura votre vie. Nawe ushaka kuzavuga umuntu neza, nawe ushaka kugira icyo wakoze, wari hehe? Hari ibintu abantu bazobazwa mu miryango. Umugabo ni uwawe, umugore ni uwawe, umwana ni uwawe, umubyeyi ni uwawe. Wakoze iki akiri? Kurabona ko woza kutubwira hariya ukaza utubwira ntacyo uba uja kuvuga ko ntacyo wakoze. Nawe wararangaye, harimo responsabilité yawe utakoze. Bishobora gushika utararangaye waravuze. Yego waravuze, ariko nimba waravuze ntiyumvigwe, si hariya tuza kutubwira ayo makuru hariya. Yavuga ko iroza uvuga ati uyu mwana naramwigishije ariko yarananiye, uyu mugabo naramwigishije yarananiye, ariko apfuye ceceke. Noneho ntihazaba guceceka, hazaba guhamyaho nyine. Napfa wamuvuga ngo ariko icyo novuga, reka nkubwire, nta muntu 100% wamuba mubi. Buriya ntababuze utuntu tumwe twiza. Two nitwo bahera bashobora kudutubura tukaba tunini, ariko nta muntu ubuze n'akantu na kamwe keza. Tukome naho nta n'uwagira byiza byose ngo aburemo tubi. Icyo gihe rero ni ukubalansa, ushyira ku munzani kwatakiriho, mbese tugafata bya bindi bibi tukabitwikira, twarangiza tukafata twa tundi dukeya twiza tukadutubura. Kandi ikindi ikabatemanyaje nyine cyane. Ibangaga naryo ryo kuja mu ijuru ni hagati y'umuntu n'Imana yiwe. Hari abo twohamya nabi twebwe tukibwira kubera ko tubazi muri passé, ariko les circonstances zo gupfa kwiwe n'ibindi titubimenye neza, bigatuma twogira de confusion. Icyo gituma n'abantu bagira mu ijuru dushobora kuzahura n'amasurprise akomeye. Abo twatekereza ko batazajayo hari igihe tuzabasangayo, abandi twari tuzi ko bagiyeyo tuzobabura. Hari umuhungu umwe twigana w'inshuti yacu yazaga dusita cyane, bakatubwira ati jewe simpaye nja mu ijuru, ariko akavuga n'abandi barimo abakozi b'Imana, akavuga ati jewe na runaka nuja mu ijuru bakakubwira ngo ni mu ijuru, washikayo ukahambona ukabona n'uriya muntu, uzoba wayo, uzashaka irindi, uzashaka ahandi uyobaze neza. Ati kuko jewe uzabaza umuryango w'umunyabyaha simpaye nja mu ijuru. Ariko ikigutangaza uwo wemera dabora akabivuga gutyo, hakavugaga n'abandi babana b'abafroderi, ariko wa muntu ashobora gupfa barangiza akamuhamya neza. Kurumva rero akabana n'abandi bafroda bakora ibyaha kandi bo bitwa ko ari abakozi b'Imana. Noneho bakavuga ati jewe ntaho mpaye, ariko hari n'abandi tuzaduhuririye kandi mu bandi iwe ntiyanajaga no gusenga. Bariya bose rero ndabwira mwebwe gabaza basenga, umuntu uzogenda akavuga ngo agiye mu ijuru, yashikaho yatunganya agasanga ndahicaye na runaka azobaze neza, azoba yayobye. Kandi atazoba yayobye
seke nawe nyine adusanze azoba ari umupartiza w'aho ngaho twagiye. Icyo nari nshatse kuvuga ibintu byo kuja mu ijuru byo bizimana, yego natwe tugomba kuba tubizi abakozi b'Imana tubifitemo uruhare, ariko icyo nari nshatse kuvuga ibintu byose tubitegura turi. yego iyo umuntu amaze kwitaba Imana niyo bamuvuga neza, Imana se nayo izibesha nk'abantu nyine hari ico nico mba ntanibaza. Imana ntiyibe, ni nacyo gituma ubuhamya dutanga sibyo tukavuga umuntu wenda atari mwiza atamerita ibyo ngibyo, biriya biragenda bikamufasha imbere y'Imana, Imana ikababarira ntacyo bimufasha. n'iki kimwe ntacyo bimufasha. le jugement, Imana irareba mu mutima, irareba ibyo wakozeho, dira ton viva, ukiri muzima, ni iki Imana izakorera. Ibindi wamaze gupfa nidushake tuzahaguruka isi yose atabura n'umwe tugutemanye. hari n'abazi kwihisha rero, bazi guhisha ingeso zabo zitagaragara. yego abo ngabo hari igihe tuzobagirira de bon témoignage ariko batazimerita. urabyumva ku Mana rero ntacyo by'influence muri iyi si, le monde social dutuyemo, kwirinda ko abantu bagira ibindi bisebe ku bindi bahuye nabyo, amadepression, amatroma n'ibindi. n'imico kujya twabivuze kubafasha nyine tukagira uko nguko, ariko ku Mana buriya umuco ni ubukristo. oya umuco ntabwo, umuco ni ubumuntu. umuco reka nshake kukubwira, sinshatse kuwita ko imico mibi ibaho, ariko imico myiza ubundi ntawe itaniye n'ubukristo. ariko hari ibintu abantu bagenda, uzorebe mu ikanisa, reka nkubwire ikintu, umuntu iyo yavuze mu ikanisa hayabwiriza akobwa nibesha n'akantu, ziriya ni ibintu baza bita ngo ni amaverite dogmatique, nta contradiction. hanze ushobora kuvuga ikintu baba batoya urabesha, ntabwo ari uko nguko. ariko uzorebe umuntu hari hariya kuri podium, nuwo kosora yovuga ko yumva ko yibeshaho gato akagira gutyo, ariko ibintu umuntu avuga arabivuga, bimwe byo ibindi bitari byo akava hariya akagenda. ni ukuvuga ngo hari imico baba badutoza yo kusa nkaho tutari abantu birevolta, urabyumva, tukumva icyo umuntu avuze, urabyumva. na bya bindi ntiducanirega imanza, ubundi urubanza si urwacu. le jugement est réservé à lui seul lorsqu'il viendra s'asseoir sur son trône. urubanza ni urw'Imana si urwacu. muri icyo gihe nitureke kuruca, kandi nitureke n'ubundi kwamaga dusa nk'abahaye bama bakubitaho amamarito, tuvuge ngo uyu nguyu ngo yagiye, tukome twonavuga ngo yagiye neza, yagiye mu ijuru, atariyo yagiye. tukome twavuga ngo tiyagiyeyo, ariko icyo nshaka kuvuga, nyumva nkubaza kandi kabazo, sibyo? iya Mana iri mu ijuru yumva dutemwanya, yumva mfata, tuvuge njewe mfashe ineno temanyije umuntu neza kandi nzi ko atari mwiza, ya Mana sicaha imbere y'Imana gutemwanya umuntu ibyo atamerita imbere y'Imana iho sicaha. ofete icyo nshaka kuvuga, hari n'abaza babivuga bakavuga ati uyu muntu ubuzima bwe bwa gikristo nk'abakozi b'Imana baba bazi abantu. ubundi ahanini ntabwo muri biriya bintu hari hakwiriye kuzamwo, tunashaka n'ubwo buhamya buratangwa nandi, tureke imiryango n'inshuti n'abandi. hakagombye kuba haza abakozi b'Imana bazi ba bantu ibyo bakora, akaba aribo bagira ijambo bavuga siri base y'ibigaragara babonye. ariko nabo il doit se réserver ko hari izindi verite cyangwa izindi parti nabo batazi zizi Imana yonyine, kuko nizi ireba mu mitima, nizi imenya ibyo abantu bakora, nizi gukiranirwa no gukiranuka kwacu. icyo gihe rero abantu nje numva peu importe kuvuga umuntu neza cyangwa nabi, icyo njewe mpagararaho nuko ntacyo biza guhindura ku Mana.
hari abo bovuga nabi ku mpamvu ariko kandi ku Mana Imana yibareba ikabona ko ari abakiranutsi bayo. hari akantu ego hakaba n'abandi nabo twabavuze neza ariko Imana iyo yabareba ikavuga ngo sinkuzi. Urabyumva? Sinkuzi. Imbabazi z'Imana zibaho. Wibuke Yesu na bya bisambo bibiri. Lofete gusa ko umwe we yaravuze kandi nawe byesire yaje gusa nk'uri gusesereza Yesu avuga ati se ko wita umwana w'Imana none ko dupfanye hano ku musaraba nawe iyo wikishije ko wita wa wundi agira umutima gusa wo kuvuga ati se ko twazize Yesu yarebye mu mutima w'uriya muntu amenya ko icyo avuze ari nko kunegura Yesu. Nibyo nyine yari akoze icyo nshaka kukubwira ariko hari igihe avuga hariho la maniere yo kuvuga n'ikintu nibwo bwa buryo nshaka kuvuga la bonne maniere. Ba bantu bombi barabanyabyaha. Urabyumva? Ujya noneho aravugaga ni nko kuvuga ati se yewe nawe waje hano gute ko ari twe banyabyaha tumerita hano nawe ni gute bakuzanye hano ko witaga umwana w'Imana ufite imbaraga nicyo yarashatse kuvuga. Hikize hano natwe nimba ubishoboye yikura aha ngaha natwe wadukura. Hari umuntu numvisha avuga ngo wa muntu waza uvuga kuriya ngo yari Baraba kandi Baraba tubona ko Yesu yamucunguye nawe. Oya hariya nibijya navuze muri eglise ko la verite ntawo gupingishwa bajya bari bya bisambo bibiri. Baraba ntabwo yagiye ku musaraba ngo wakote hari umwe ngo ahandi ngo hari Baraba ngo Baraba niwe wazubira. Biriya byose lapsisi hariho guteshaguzwa hari impamvu benizo ariko icyo nshatse kuvuga ni ibisambo bibiri ariko gahumve wa wundi ukuntu yakize niwe yaravuga ati yewe icyo nicyo uhavuga ko twe twazize ibyaha byacu uyu nawe yazize iki ati mwana nugera mu bwami bwawe. Ni ukuvuga ngo uriya muntu yakirijwe hariya ku musaraba arahandi ukuntu yamenye ko Yesu ari umwami kandi ataramwemeye. Oya abantu ntibakora ibyaha ngo nuko batazi ko ari ibyaha kandi abantu ntibayobewe Yesu ntibayobewe Imana n'ibindi bakora byose barabikora babyirengera yarabizi habe n'uriya mugenzi wiwe. Uriya muntu yarazi Yesu n'uriya mugenzi wiwe yaramuzi nawe icyo yavuze ifo kuniwansa gusa mu buryo bw'imivugire yawe. Urabyumva? Iwe yaravuze ese twebwe nous sommes des pécheurs turi abanyabyaha nous sommes des brigands nous sommes des voleurs twebwe ibyo tuhaye tuzira c'est notre père ariko wowe uri umwana w'Imana kubera iki on doit partager le même châtiment. Iki gihano twese gute twagihuriye ufite imbaraga tiene tout puissant ikize natwe dukize. Urumva? nawe yaramuzi bombi bari bamuzi ariko uburyo bwo kuvuga nibwo bwatandukanye. Uriya yaje nkaho ari kumushinyagurira ati twebwe turi abanyabyaha nawe ko waza ugenda ubwira abantu uri umukiranutsi umwana w'Imana ni gute dupfanye runo rupfu ariko kuko ushoboye uri umwana w'Imana ikize natwe dukize. afite konti igihe kimwe wumva ibyo yari yavuze yego la maniere yakoresheje ntiyari nziza ariko ngo kuvuga ati we urashoboye kuvuga ati nibi ngibi wowe suko siko byari kugenda ariko wa wundi aramubwira ati yewe urataye gasuko bari kuvuga twebwe twazize ibyaha byacu. Yesu umwana w'Imana niki yazize baravuga ati mwana nugera mu bwami bwawe unibuke. Shatse kuvuga iki kubijanye na ziriya témoignage umva hariya Yesu aravuga ngo sikera nona ndabana nawe muri paradiso. Amasaha yo guhindurirwa amateka ntaho atobera n'umunota wa nyuma wiwe ubuzima bwiwe yari umujura karuhari ariko rofete yo kwatura gusa iryo jambo akavuga gutyo unibuke
nugera mu bwami bwawe. hari ikibazo mfite muri uyu mwanya cyo kumenya ngo ese biriya bisambo byari bibambanywe hamwe na Yesu byishwe n'iki? Baraje barabirasa, baraje babigira gute kugira ngo bipfe? Kuko hariya byari bikihabivuga biri kumwe na Yesu, byaje gupfa gute? Bose bari barindiriye ko bicwa, tayari bari ku musaraba. Urumva? Bari ku musaraba. Amakuru yabo ganti yatinyazweho yabo naho yagarukiye, ariko nabo barishwe uko bari ko bica Yesu niko nabo niko bishwe, ko bose rwari urupfu rwo ku musaraba. Ni ukuvuga iki rero? Abanyabyaha nibo bari basanzwe bapfa bene ziriya. Yesu nawe yari yabaye icyaha ku bwacu, utaramenye icyaha ariko yahindutse icyaha, apfa mu cyimbo cyacu. Intimba zacu nizo yikoreye, ibicumuro byacu nibyo yacumitiye. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Yesu nawe dufise yagomba kubambwa nawe nk'umunyabyaha, kuko yari yafashe kwera kwe arakuduha, arakudusiga ububi bwacu bwose, biriya byaha byacu abyishiraho. Hanyuma bari abantu bose barapfuye. Amaherezo rero yabaye nuko Yesu yagiye mu bwami bw'Imana jana n'ujya wicujije, wa wundi nawe amanuka kwa Sebuja. Ni iryo tandukaniro ryabaye. Rero none nari nkubwiye ngo biriya byo ubuzima bwo kuja mu ijuru sina ngombwa ko turinda ducanira imanza. Imana irahari, twari tugiye tugarukira ahacu. Yego hari ibyo tureba bizotuma igihe kimwe tuvuga, kandi tukavuga bijanye n'ibyo twebwe turebesha aya maso yacu, ubwenge bwacu, analize zacu, ariko atari ko bimeze ku Mana. Kuko ikikwemeza ko mu mategeko y'isi, uretse ikiganiro bakoranye na Yesu, ariko uriya muntu nta mbabazi yagiriwe ngo bavuge ngo ivie de reconnaître umwami Yesu, reka we tumubambure, reka tureke kumwica. Isi yari yamaze kujija no gutaransha ko ruriya rupfu yarupfuye, ni umunyabyaha, ni umujura, aricwa kandi baramwishe. Ariko ku Mana rero le fait ko yahindukiye à la dernière minute akavuga kuri kandi unumva yavuze ikintu cyoroheje. Yaravuze ati suko siko wari kuvuga, wataye, twebwe tuzize ibyaha byacu, ntacyo azira. Yesu mugera mu bwami bwawe. Isengesho rigufi ryagukiza, gutekereza guhindura mind byagukiza. Birashoboka ko n'umuntu atabona umwanya wo kubivuga ngo abivuge gutya wenda abantu babyumve, bitewe n'aho ubuzima bwiwe bugeze, ariko yahindura. Urumva undi yavuze ibintu byinshi, nta bintu byinshi yavuze ngo yature ngo je nakoze ibi n'ibi, ariko gusa yaravuze ngo Yesu ntacyo azize, twebwe tuzize ibyaha, ariko we ntacyo azira. Icyo cya mbere amenya ko mu by'ukuri Yesu arenganye. Icya kabiri aravuga ngo nugera mu bwami bwawe uwo yabonye ijuru. Yesu yaravuze ngo sikerane none turabana muri paradiso. Icyo gagihe rero hari n'abo twosigara tuvuga nabi, ariko utazi uburyo babikoze n'Imana, kutazi ko babikoze na Yesu. Nicyo bituma ntitwobzankuraje cyane. Ariko kandi simvuze ngo twige kubesha, kuvuga ukuri, ariko tugomba kumenya abakuvuga. Abungeri bashinzwe kumenya intama baragiye n'ibindi bafite amakuru, naho twebwe ntayo dufite. Urakoze cyane, ndagushimiye. Uramfashije kuri icyo kibazo nari mfite. Buriya umuntu ntawamumenya, umuntu amenywa n'Imana yiwe. Dushobora gutemanya abantu neza, tukabavuga ibyiza tutazi uko bimeze. Tukome dushobora kubavuga nabi, ukavuga umuntu nabi, ukavuga ko yagiye kwa Satani, ukavuga ko atagiye mu ijuru, ariko utazi iwe n'Imana yiwe, utazi aho bahuriye n'Imana yiwe. Ni ukuvuga ngo umuntu amenywa n'Imana. Icyo twebwe dukora, warumbivuze, uravuze ati kukiriyoga ntawo kwamaza ngo avuge ibintu bibi, noneho
ntubu ukihabwira wa muntu uba uri kubwira famiye ni ugukomeretsa famiye ni mu bakonsore mubereka ko umuntu wabo yagiye mu ijuru ariko ibindi bizomenya imana bimenya imana yo mu urabona ijuru by'ibyo bituma nkubwiye abantu bo twoshaka twobafata uko bameze yego uzi ko mu kiriyo muhaye mushingura hariho abantu bari bavuga nabi ukibaza ati se uyu ananiwe no gutekereza kurabyumva ngo avuge ngo ko turashingura umuntu yapfuye iki nicyo gihe cyo kuvuga nabi umuntu akaza avuga nabi muri kwirimbi muhamushingura ibyo akaza akomeza akabikora kandi nawe ahayabona aho bahabashingura mwagiye gushingura umuntu ariko bakamaguma ndabibona kenshi ndabyumva kenshi wareba abantu nimba bashinzwe protocol wumva ibyo bari kubabwira abantu muri mukiriye kimwe si ngombwa kubivuga ariko ukibaza ati se uyu muntu bari kuvuga kandi abo ngabo ni aba protocol batari abafamiye bo mu itorero kurabyumva protocol y'itorero ku rugero ikiriyo n'ikiri torero ba bandi bari bakora protocol si abafamiye n'itorero nabitwa ko ari aba protocol b'urusengero ni abakozi b'Imana d'office tubyiteme ariko wumva ibyo umuntu ari kuvuga avuga ngo se karamenya aho havugira amagambo ese iyo udafite umwanya wo kuba nka medita kuri ibi bihe turimo ese uko iyo tuvuye aha iyo atashe ubuzima bamwe bumeze gute niyo mubwiye ngo abantu twogeraga ngo tuvuge ibyo babamwe twogira ngo tuza dukwiye utuntu twose runaka nubwo apfuye ariko wa munsi nimvisha havuga gutya na gutya ibyo ndwalese Imana irahari Imana niyo ntawe uzima ijuru yararikoreye ari merita ntawe izariha atarayikoreye atari merita kubera ko ibyo sasishi dushake tugarukiraho tureke gutinda bamuvuze nabi bamuvuze neza ntacyo bahindura Imana niyo Imana irabizi irareba mu mitima ariko gusa ikintu tugomba gutindaho nuko tubwira abantu gutunganya ubuzima bwabo gutunganya ubuhamya bwabo bakiriho ikuzimu iyo baja nta migambi nta n'imirimo myiza yo bokorera ibyo biba byararangiye no mu ijuru tuzaba tugiye kwicara no kugubwa neza kubaho neza ariko nta mirimo yo kwezi utarayikoreye hano ku isi nta yindi handi uzokorera ni hano rero iki nicyo kibuga turimo dukiniramo harimo n'abandi bakitwayemo neza ntacyo tuzireguza rero nicyo naho ibindi byo kuvuga ko yabishoboye akagira ubwo butware bwo kubivuga ariko nawe ifo kumenya wowe ugiye kuvuga umeze gute wowe urakiranutse hari amatorero amwe arahari atazatinda kuri ibyo ngibyo urakoze cyane kamavuga ngo ni umupagani nta jambo tuvuga ariko nabyo mu bundi buryo bwa sosiyali bwo hanze urabyumva ni ibintu bisa nko guheza no gukomeza kandi ntawe ukwiriye kwamayita iwe ni umugororotsi n'uwo ubivuga gutyo hari igihe ataba agororotse ku Mana ndetse no mu bantu turagushimiye cyane urakoze ku bw'iki kiganiro duhaye birasobanutse pe birasobanutse buriya intahe cyangwa ubuhamya cyangwa temoignage duha abantu iyo bazimerita barazimerita iyo batazimerita ntibazimerita buriya umuntu n'Imana yiwe umuntu n'Imana yiwe ushobora kuvuga umuntu nabi ariko Imana imubona neza ushobora kuvuga umuntu neza Imana imubona nabi rero turagushimiye urakoze cyane dushimira abakunzi bacu babanye natwe muri iki kiganiro turabashimiye cyane mukomeze mudushigikire kandi namwe turabakunda cyane naho ubutaha murakoze cyane